Akazi kagenze neza cyane. Badusuye n'ahari ariko nyine ntari kabisa. Kumane yange ibintu biri kumwe ndakomeretse ukuri. Nope. Wagiye kugenda wiyenza ko wajyumba barira. Yesu urabona igiti kiti. Reba kuno bancere ipana. Bari urebe no kuri kwimana. Amanu wagiye kugenda wiyenza. Ako ni yenzi kimwana. Umuntu nkawe umeze gutyo rakubitwa nk'umwana. Buri abantu babiri nge sinagutabara. Ikiza. Abantu babiri bagufate bakunike baguka. Wagiye kugenda wiyenza kweli. Barumbwira. Mari cyakoze mva mubwira. Yewe. Umva mana yanjye. Agenda wagiye kugenda wiyenza mari. Ari nk'abantu 10 nari kugufasha. Aka abantu babiri bagufate bakuniga unasure mwana. Kompfe mwana. Akajya. Aranize urumva. Numva umusizi wa mbere uraje. Uwa kabiri. Biba birakomeye. Kokwangize ngo. Umva nkubwire mana. Urumva? Bura wowe yo nkubonye. Mbona umeze nk'intare ishushanyije neza. Gute se mana? Umuntu w'umugabo akubitwa n'abantu bagabo. Ako wagiye. Iyo turi kurya so urya byinshi. Umva nkubwire mana. Urumva? Kankwereke nje intambara ndwana. Ndaje ndakureba. Kankwereke intambara ndwana. Sure ura mu boss. Baje abayobozi bangana iki? Ariko basanze mu kazi nta kibazo bimeze neza. Okay. Karega iyo ntarimo wamuhari imodoka yantengushye yatobotse umupine nari ndahantu ndimo kunywa amazi. Ariko no kuvuga ngo bagiye kubisoza bakanishe. Inze ntacyo mpagere turebe. Sawa. Mwana mva nkubwire inkoni igiye maranye nawe inkoni umaze kunkubitisha zahisha ibishyimbo byo muri corona. No. Abo nkubwire ngewe kuyanga abantu babiri bamenye urumva ikisi suko kubeshya ubuse nunkubitishije inkoni sha reba irankoni bankubise ubuse urutugu arabanje kubandika ibitugu yego ya numva kukubisa indi nge nagiye kare urumva ariko reka urumva ngiye mu buzima bwanjye nabwoba nge none ibintu bijyanye no kurwana nditonda ariko iyo umenye umva nkubwire zavuze ko mu bantu benshi ngo nta kibazo ngiye abantu benshi 10 kuzana umwe gusa mbarire ikizami toto nakora nanasinziriza none kugira ngo mwemeze ntware ji cyangwa telefone utware ji umahano babarire umubitisha ni fake sana mwana sana hari bisha man pereza tumira abasenzi sibyo nakubwiraga sinkuramiye agenda sha gendi mu bica ubwire sibyo ikize wowe uramuga reba inyuma yawe reba niryo nikosa koze ma byo kunkurikira kankwereka sibyo kankwereka ubasha ako mwana umuntu w'umugabo yiruka nk'aba ndi nkamwe mwamarine kunywa sinari mbyanze ariko boss ariko agasuzuguro kayo we mari ariko boss nk'ubu kunkubise ntago uri umuntu habuyobozi hano mugira mwe oya niyo nagucira naba nkukubise ndebera ubwo siri kujya he wereba ukuntu baye baseka kubaza umuntu ufunitse ndanangira genda n'ubundi wo ugenda nkoro unyiyenza utuma abantu ariko nawe tamu abo zuko kube nyuma y'uko ave warubye reba ubusogere reba mu muhanda reba ukuntu kudakora siporo
byana ntabwo biba bincitse rwose bunyagasuzuguro binsuzuguye ariko sha ibyana byari bimpoze muri iyo ribi mbona ko kimwe nkikuye amenyo buriya ribi mbona byari bugenda bitara nkaho urakanda amaguru wakanza hakomeretse ubu si imisaya irakora igishyiko cyavuyemo havuyemo isaya ry'amenyo ndavuga ngo iki koko ariko ubu koko ibi ni ibintu koko kwirirwa umuntu akubitwa nk'ingoma y'abaporoso ndajya kwiga cyakoze umva nkubwire sibyo wenda umuco wo kugenda wirata wawugabanya ntabwo uriya mugabo arakunkosorera pe ariko namufashe purake urumva ntukongera guhura nzamufata umva nkubwire cyakoze nkubwire ntabwo nzongera kugenda nawe wirata gutya genda nkubitisha none ariko uyu munsi reka mbere ndebe ko nabibongera uriya mugabo impamvu mwubashye nuko nabonaga afite inda ariko nawe wamwiyenjejeho ni ukuri usobanutse kuri ukamutera intuzi nzanye ingumi nyigeze ndavuga tubabyaye cyakoze araguhamije ubu urasi ugaruka